Mwongeye kwirirwa mwabadukurikirana. Uyu munsi mbazaniye amateka cyangwa se ubuzima bw'icyamamare muri filime zo mu Bushinwa cyangwa se cyamamare muri filime zikubita zizwi ku izina rya action movies. Uyu mugabo uwakubwira izina rye akakubwira ko yitwa Chan Kong-sang ntago wahita umenya uwo ari we, ariko amazina mwamumenyeho muri benshi cyane yitwa Jackie Chan. Uyu mugabo ubundi amateka ye atangira igihe yavukaga kuri tariki 7 Mata mu 1954. Uyu mugabo cyangwa se uyu mupapa yabyawe n'abantu babiri, papa we yitwaga Charles, mama we akitwa Lily Chan. Uyu muntu cyangwa se uyu munyarwenya dukunda cyane witwa Jackie Chan, bivugwa ko mama we yamutwise amezi 12. Ubyumvishe neza cyane, Jackie yamaze amezi 12 mu nda ya nyina amutwite. Uribaza ngo ni gute umwana muzima cyangwa se umwana bamutwise umwaka wose? Umuryango wa Jackie Chan wari ukennye cyane ku buryo ngo batari kubasha kwishyura amafaranga yasabwaga ngo umubyeyi bamubyaze, kugeza ubwo ababyeyi ba Jackie Chan bari bamaze gupanga ukuntu bari bumugurishe ku muganga w'umwongereza. Uyu mugabo byaje kurangira papa wa Jackie Chan inshuti ze zimwicaje zimwumvisha uburyo agomba kugumana uwo mwana ari we waje gukura akavamo Jackie Chan mukunda cyane. Uyu mugabo ahagana mu 1960, papa we yoherejwe mu gihugu cya Australia gukorera ambasade yaho ya Amerika. Kuri iyo myaka Jackie yari afite imyaka 6 n'igice. Arangije nawe kugira ngo ababyeyi be babone uko bajya gukora muri Australia, Jackie bahita bamusiga mu kigo cya boarding cyangwa se aho biga baba mu kigo cyitwa Chinese Opera Research Institute. Ahangaha Jackie niho yagiye kwigira ibijyanye n'imiziki, kubyina ndetse n'imirwanire. Ya mirwanire mubona akoresha cyane muri filime ze, ahangaha niho yahigiye mu kigo cyitwa Chinese Opera Research Institute. Mu 1962, ku myaka 8 yonyine, Jackie Chan cyangwa se Chan Kong-sang nibwo yagaragaye muri filime yakinnyemo bwa mbere mu mateka ye ya sinema. Uyu mugabo filime yagaragayemo bwa mbere yitwa Big and Little Wong-tin Ball. Iyo ngiyo niyo filime ya mbere Jackie Chan cyangwa se Chan Kong-sang yagaragayemo ku myaka ye 8 yonyine. Iyi filime kuyikinamo byamuhesheje amahirwe yo gukina mu yindi filime yakurikiyeho cyangwa se filime ya kabiri Jackie Chan yakinnye kuva yabaho yitwa The Love Ethan. Ubuzima bwo gukina filime bwe ntibwarangiriye aho ngaho, dore ko mu gukomeza ashakisha amahirwe y'ukuntu yamenyekana mu ruhando rwa sinema, yaje no gukinana n'umuntu ukomeye cyane muri sinema cyangwa se umuntu wari ukomeye cyane muri icyo gihe witwa Bruce Lee. Bruce Lee na Jackie bahuriye muri filime yitwa Fist of Fury, ariko icyo gihe Jackie nta zina yari yakagira riremereye cyane. Bongeye guhurira nanone muri filime yitwa Enter the Dragon, ariko ahangaha hose Jackie yari ataramenyekana, ari umuntu uza akina babandi mubona bitwa abafigira cyangwa se abandi bantu bakunze kwitwa aba stuntman. Ahagana mu 1973 ntibyarangiriye aho ngaho cyane ko ku myaka 19 yonyine Jackie Chan yagaragaye muri filime yakinnyemo bwa mbere ari acteur principal cyangwa se umukinnyi ngenderwaho. Iyi filime nta yindi yitwaga Little Tiger of Canton. Uyu mugabo gukina muri iyi filime cyangwa se kugaragaramo acteur principal byamuhaye irindi zina rikomeye, bituma ahita anashinga komedi y'uruhererekane yitwaga All in the Family. Ntibyarangiriyeho kandi mu 1976 Jackie Chan yasanze famiye ye muri Australia. Famiye yarasanze ni yindi yamusize afite imyaka 6 n'igice. Uyu mugabo akigerayo, kuko nta zina yari afite rikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga, yagiye gushaka uturimo tw'amaboko. Bivugwa ko Jackie yagiye gukora imirimo y'ubwubatsi, icyo abenshi tuzi nk'ubuyede cyangwa ubufundi. Dore ko kandi mu 1978 Jackie Chan yakinnye muri filime yakunzwe cyane yitwa Snake in the Eagle's Shadow. Iyi filime hano mu Rwanda cyangwa se abanyarwanda bakomeje kuyita ruburi, ariko yitwa Snake
Snake in the Eagle's Shadow. Iyi filime ikaba yaramenyekanye cyane dore ko muri uwo mwaka yaje gutsindira award y'umukinnyi wa filime za action ukunzwe cyane muri Aziya yose. Urugendo rwe rwa sinema ntago rwagarukiye aho ngaho dore ko mu 1980 ya directinze filime ye ya mbere yiswe The Young Master. Uyu mugabo ubuzima bwe ntibwagarukiye muri filime gusa ahubwo mu 1982 yagize gutya akora ubukwe. Iki gihe yashakanye n'umwactress w'umunya Taiwan. Uyu mukobwa washakanye na Jackie yitwa Lin Feng Jiao. Uyu nguyu bahise babyarana umwana uwo mwaka neza bagishakana mu mwaka w'1982 bahise banabyarana umwana wiswe JC Chan. Nyuma yo gukora ubukwe ntago yahise ahagarika kariyeri ya sinema, yarayikomeje ndetse ahagana mu 1983 aza gukina muri filime yiswe Project A. Iyi filime yarakunzwe cyane ku buryo yanatsindiye ibihembo byinshi cyangwa se ama award menshi, itsindiramo iyitwa Best Action Design Award mu gikorwa ngarukamwaka cyitwa Hong Kong Film Awards. Uyu mugabo mu 1985 yakinnye anatunganya filime yiswe Police Story. Ntibyagarukiye mu gukina filime gusa ahubwo Jackie Chan yaje gushinga association ayita Jackie Chan Stuntmen Association ahagana mu mwaka w'1985. Dore ko mu 1987 yakinnye anayobora filime yitwa Armor of God. Iyi filime yarakunzwe cyane ku rwego rw'isi, imuhesha agatubutse ku buryo yahise anashinga company itunganya amafilime yitwa Golden Way. Iyi company yaje kumuhesha amahirwe yo gukorana n'andi makampani yo mu ruganda rwa sinema i Hollywood cyangwa se muri Amerika. Iyi company yakoranye na Hollywood cyangwa se n'izindi company zo muri Hollywood kuva mu 1988 kugeza mu 1998, ariho bakoranye filime nyinshi cyane zirimo iyitwa Rambo in the Bronx, bakorana Police Story 2, Armor of God 2 yataziriye Operation Kanda, banakorana Police Story 3 yiswe Super Cop, banakorana Drunken Master 2. Uyu mugabo kubera gukorana na zino company nyinshi za Hollywood byageze igihe batangira kumusaba gukina ari the band cyangwa se ari villain, abo mu Rwanda cyangwa se mu Kinyarwanda dukomeje kwita ba the band, ariko yabihakaniye kure cyane. Kugeza aka kanya nta filime n'imwe Jackie Chan aragaragaramo ari the band. Uyu mugabo kandi kubera uburyo yakoraga ibintu bye neza n'umuhate yabikoranaga, mu 1993 yatsindiye award ya Best Actor mu cyitwa Golden Horse Film Festival bitewe na role yakinnye muri Police Story 3. Uyu mugabo ndetse mu 1998 yakinnye muri filime yitwa Rush Hour. Iyi filime yarakunzwe cyane ku buryo yaje kumuhesha iyindi award ya Best Actor mu cyitwa Golden Rooster Awards ahagana mu 2005. Ntago byagarukiyeho kandi ahagana mu 2007 Jackie yaje gukina mu yindi Rush Hour cyangwa se mu kindi gice cya Rush Hour cyakunzwe cyane dore ko cyinjije asaga $258 z'amadolari. Nibyagarukiye aho mu 2011 yaje gukina mu yitwa Karate Kid. Iyi filime yaje guhuriramo n'umwana wa Will Smith. Iyi filime yarakunzwe cyane ku buryo yinjije muri box office angana na $358 z'amadolari. Iyi filime yitwa Karate Kid yaje kumuhesha iyindi award yitwa Butt Kicker Award itangwa na Nickelodeon Kids Choice Awards. Byaje gukomeza nanone uyu mugabo kugeza filime y'ijana isohotse ariyo yitwa
1911 cyangwa se 1911 yasohotse mu 2011. uyu mugabo kandi ntabwo impano afite ari yo gukina filime gusa, ahubwo uyu mugabo ni n'umuhanzi cyangwa se ni umuririmbyi, dore ko kuva mu 1984 kugeza ubu amaze gusohora alubumu zirenga 20 z'indirimbo ze. Dore ko kandi bimwe mu bitangaza bikomeza kuvugwa kuri uyu mugabo, bivugwa ko avuga indimi 9 cyangwa se azi indimi 9 zose kandi azivuga neza. Azi cyangwa se avuga Cantonese, Mandarin, Japanese, Taiwanese, English, Korean, German, Spanish ndetse n'ikinya-Thailand. uyu mugabo nubwo wumvisha amateka y'ukumva ari umuntu ukomeye cyane, ukumva ari umuntu w'umukire ndetse unazwi cyane, ariko uyu mugabo akandi gashyazwiho nuko muri Aziya yose nta kigo na kimwe cy'ubwishingizi yemerewe kujya gusabamo ubwishingizi. Impamvu ngo ni iyihe? Impamvu uyu mugabo nuko mu gihe cye cyo gukina filime atarasaza yakundaga gukina filime zirimo riske cyane, cyangwa se yakundaga gukina role zirimo riske cyane, kugera ubwo Aziya yose yanze ko hari ikigo na kimwe yafata mu bwishingizi. Bivuze ko Jackie buri kibazo ahuye nacyo, buri mvune yagira, buri giki ajya kwivuza akishyura amafaranga yose nta bwishingizi, kuko muri Aziya yose, ku mugabane wa Aziya yose, nta gihugu na kimwe cyamwemerera kumuha ubwishingizi. Nk'uko mwakomeje kubyumva, uyu mugabo ni munyakazi muzima. Rero ntago ako kazi kose waba waragakoze ngo nurangiza uvuge ngo uratunga cyangwa se urabarirwaho amafaranga make. Uyu mugabo witwa Jackie Chan bivugwa ko cyangwa se bigaragara ko atunze imitungo n'amafaranga ubikubiye hamwe byose bisaga miliyoni 130 z'amadolari. Ayo mafaranga ugiye kuyashyira mu manyarwanda urasanga uyu mugabo afite arenga miliyari 130 z'amanyarwanda. Ariko inkuru ibabaje cyangwa se ikintu kibabaje cyane ku mateka ya Jackie nuko ngo yanditse ko, cyangwa se icyifuzo cye cya nyuma nuko ngo mu mafaranga ye yose hatazagira na rimwe baha abamukomokaho mu gihe yapfuye. Ushobora kuvuga ngo wenda ni umutima mubi, ni ubugome, ni biki, ariko uyu mugabo ku giti cye yisobanurira ko impamvu yahisemo icyo gikorwa cyangwa se yahisemo ibyo bintu ari ukugira ngo abana be babe bashobora gukorera amafaranga yabo, badakomeza kurarikira ayo yavunikiye. Ku ruhande rwe cyangwa se mu mitekerereze ye, yemera ko mu gihe udashobora gukorera amafaranga yawe, niyo baguhaye abandi n'ubundi utamenya icyo kuyakoresha kuko ataba yakuvunnye. Aya ngaya ni amateka ya Chan Kong-sang uzwi ku izina rya Jackie Chan twabagezagaho. Nkwibutsa gukora subscribe, like na share, ndetse muri comment utwandikiremo umuntu wumva waba ushaka kumenya amateka ye, ubutaha tuzaba ariyo tuguhereza. Njyewe bagezagaho kino kiganiro nitwa Urakoze Joe, ikiganiro cyari Isomero show, naho ubutaha ndabakunda cyane.